Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data, itodo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se cyamunsi cyiza bivanye naho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 27 Gicurasi umwaka w'2025 kuwa kabiri iragira iti: guceceka kwawe ntibizabuza abayuda gutabarwa. Guceceka kwawe ntibizabuza abayuda gutabarwa. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo ya 318, indirimbo zo gushimisha Imana igira iti hose habera heza. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Umuririmbyi aravuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana ngo be kugwa mu cyaha babone amahoro. Umwuka uhamagara abo mu isi yose ngo bazabe ishyo rimwe, umwungeri abe umwe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Esiteri, ni ibice 4 murongo wa 14 tugeze kuri 17. Aravuga ngo kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu
ya so bazarimbuka. Aharaho icyakumitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki. Nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi aramusubiza ati, genda uteranye abayuda bari Shushani bose mwiyirize ubusa, munsabire mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Moridekayi ahera ko aragenda abigenza uko Esiteri yamutegetse. Amen. Reka dusome nanone mu gitabo cy'Imigani ibice 17 umurongo wa 17. Haravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe yavukira gukura abandi mu makuba. Inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe yavukira gukura abandi mu makuba. Burya iyo umuntu avutse kuri iyi si haba hari impamvu iba yaratumye avuka. Ntaba ari bipfa kuvuka gusa, haba hari icyatumye Imana yemera ko avuka. Impamvu nta yindi ni ukugira ngo azagirire abandi umumaro igihe runaka azaba akenewe, kandi mu mwanya runaka, muri position runaka azaba arimo ashobora kuba yavuganira bene wabo cyangwa se abatagira kivugira. Mu gitabo cya Esiteri ibice 3 umurongo wa 12 kugeza ku 13 havugamo ibijyanye n'itegeko ryatanzwe n'umwami Ahasuwerusi ku cyifuzo cya Hamani yuko abayuda bose bagomba kurimburwa cyangwa se gutsembwa umunsi umwe, ndetse n'itariki yari yatanzwe ku itariki 13 ukwezi kwa 12 ko bita ukwezi kwitwa Adari. Kandi bajyana cyangwa se basahura n'ibintu byabo, babijyanaho iminyago. Ibyo kandi bikorwa Esiteri, ibyo byagombaga gukorwa Esiteri ataragira icyo abikoraho, amaze kuba umwamikazi muka Ahasuwerusi. Nibwo abayuda barijijwe n'iryo jambo, n'iryo terabwoba, n'uwo mugambi mubisha wari umaze gupangwa kugira ngo abayuda barimburwe. Ubw'iryo tegeko niko kubimenyesha Esiteri wari wibereye ibwami, akibwira ko we iryo tegeko hari ritamureba cyangwa se ritazamugeraho. Nibwo Moridekayi akoresheje uburyo bwose ashaka kujya kureba Esiteri ibwami yitwaje urwandiko cyangwa se itegeko umwami yari yamaze gutanga ryo kurimbura abayuda. Ararimusomera, aramwinginga ati ngo gerageza usanga umwami, umwinginge ugerageze umuhakirwe kuri bene wanyu, kuri wowe, kugira ngo ahari abantu Imana izakora ibitangaza, umwami ahindure icyemezo. Hari abantu rero Imana iba yarashyize mu myanya kugira ngo bazagire umumaro igihe runaka, ariko bo bamara kuhagera bakituriza, bakimerera neza, bakibagirwa ko hari abandi bantu bakeneyeho ubufasha. Kugira imyanya myiza si bibi, kugira imyanya mu bwami si bibi, ariko ntibyakabaye kwibagirwa bene wanyu ngo ahari we kutazongera kumva ibyifuzo byabo, ngo ubashe kuba wabavuganira ibwami nk'uko Esiteri yabikoreye bene wabo mu bihe bari bagezemo by'amage, ingorane. Abo bantu bakumva mu by'ukuri batakwirwa batakaza inyungu bafite, imitsima yabo n'ibindi, bakibagirwa ko hari impamvu Imana iba yarabashyize muri iyo myanya y'ibyubahiro nka Esiteri. Ariko we
yemeye guhakirwa bene wabo kugeza ubwo itegeko ryari ikubagaho, ryari kubera akaga kuri bene wabo, ryaje kurangira rihindukiranye abanzi babo, akaba aribo rigiraho ingaruka. Rero nawe mwene data ukwiye kuba uw'umumaro mu gihe Imana igutekerejeho, nawe ukibukwa. Jya wibuka bene wanyu wasize, ubashe kubagirira umumaro. Nuko Bibiliya tubwira ngo Moridekayi amaze kubwira Esiteri, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa, bakoroherwa biturutse ku bandi. Hari abantu rero bibwira ko kuba batabigizemo uruhare, ko hari abantu b'Imana bazabura ubutabazi. Oya, igihe kiragera Imana igatanga ubutabazi, ishobora kumukoresha, igakoresha n'abandi, ariko Imana ntijya ibura uko igeza intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Rero umwanya waba ariho wose wabasha kugirira akamaro n'abandi bose wasize inyuma yawe, ukabasha kubagira umumaro, ukabasha kubavuganira, kandi bikabasha kugenda neza, ukabasha kuba hakirwa ku mwami, bikabasha kugenda neza. Ugomba kuvuganira abo mufitanye amasano, abo ubona ko bagukeneyeho ubufasha. Nta kindi cyatumye Imana igushyira muri uwo mwanya. Nta kizabuza rero nanone Abayuda gutabarwa nuramuka tonabikoze, ariko wowe wibuke ko uzagibwaho n'umugayo ndetse n'urubanza. Menya impamvu rero wagize ayo mahirwe yo kwicara muri uwo mwanya uriho. Nta kindi ni ukugira ngo ugire umumaro. Hanyuma nurangiza nawe utekereze uti mbese naba naragize uwuhe mumaro muri uyu mwanya Imana yashyizemo muri iki gihe. Ijambo ry'Imana mu gitabo c'Imigani ibice 12:17 hatubwiye ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Mbese waba umaze gukura abantu bangana iki mu makuba, ushingiye kuri uwo mwanya Uwiteka yaguhaye kugira ngo ubere igisubizo abandi? Igisubizo ni icyawe mwene data. Niba ntabyo wakoze, ni igihe cyawe kugira ngo wisubireho, ubashe kugira umumaro mu gihe nk'iki. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye. Ijambo ryaratubwiye ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Turasabye kugira ngo ujye udushoboza, nudutere iteka, tukazamuka mu myanya, tujye twibuka abo twasize, kandi tubashe kubagirira umumaro. Urakoze, urakarama, tubana natwe muri yose. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Mbifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.